Shalom shalom bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mwebwe mwese aho muherereye mu mpande zose z'isi. Gitondo cyiza ku bari mu gitondo, mugoroba mwiza ku bari ku mugoroba, munsi mwiza ku bari ku manywa, kandi nongere mvuge ngo n'abari mu ijoro mugira ijoro ryiza. Buri muntu wese bitewe naho aherereye, kuko isi niko yubatse kandi niko imeze. Imana y'amahoro ibagirire neza. Turagarutse ngo twongere tuganire kuri rya jambo ryacu, mutwe w'ijambo tumaze igihe tuganiraho uvuga ngo witinya senga biracyashoboka. Ariko nkuko mubizi twari tumaze iminsi turimo tugaragaza amasengesho Imana itumva, niyo twari turimo tugaragaza muri iyi minsi ishize, amasengesho Imana itumva. Ariko uyu mwanya turimo turahishura noneho ni ayahe masengesho Imana yumva vuba kandi igasubiza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi rivuga ku masengesho Imana yumva ni ayahe. Uyu munsi tugiye kuganira ku masengesho avuga ku kugarurira abantu Imana bakava mu ngeso mbi. Ngayo amasengesho Imana yumva, amasengesho yubakiye ku kugarura Imana mu bantu. Imana yumva vuba kandi ikayasubiza. Tuzagenda tureba iyo urimo gusenga amasengesho arimo inyungu y'Imana, ugamije kugarura abantu ku Mana, ugamije kugarurira abantu Imana, bituma Imana yumva amasengesho yarangiza ikayasubiza. Turasoma mu gitabo cy'Ingoma, Ingoma za kabiri, ibice byaho ni ibice 7. Turasoma umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Iyo mirongo uko ari 2. 12 haravuga ngo, hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe, maze nitoraniriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. 13 nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye. 14 maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindurikira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Imana yacu nishimwe cyane. Bene data, ndagira ngo nongere ngire icyo mvugana namwe. Dushingiye kuri iri jambo ry'Imana hari icyo ritubwiye. Ijambo ry'Imana riratubwiye, uyu ni Salomo yaragize umwanya munini arimo gusenga, ariko agaragaza uburyo Imana ishobora kumva abantu no kugira ngo Imana ibasubize vuba. Arangije arabihishura. Ijambo ryatubwiye ngo hanyuma y'ibyo Uwiteka yiyereka Salomo nijoro. Bivuga ngo ntabwo Salomo aribwo yaragitangira gusenga, ahubwo yaragize igihe kinini arimo gusenga, ashaka mu maso h'Imana, yinginga ishobora byose kugira ngo ikore ibikomeye mu Bisiraheli ndetse no mu gihugu. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo Salomo arangije asenga nk'uko byari bisanzwe, ndetse aranakorutira, arahagarara ngo ajya kuryama iwe mu rugo. Ngo ageze iwe mu rugo, Bibiliya yatubwiye ngo Imana iramugenderera. Imaze kumugenderera ngo hanyuma Uwiteka yiyereka Salomo nijoro, aramubwira ati, numvise gusenga kwawe. Nongere nkubwire mwene data, Imana yumva gusenga. Uko biri kose Imana yumva gusenga. Uko byagenda kose Imana yumva gusenga. Witinya senga biracyashoboka. Mu by'ukuri uyu Salomo ntabwo yatekerezaga ko Imana ishobora kumva gusenga kwe, ariko yari afite amakuru ko Imana yumvaga se. Yari afite amakuru ko Imana yabanye na se kandi yumvaga gusenga. Arasenga, agisenga ntabwo yabonye igisubizo uwo mwanya, ahubwo ngo nijoro ngo Uwiteka Imana aramugenderera, aramubwira ngo witinya Salomo we, njyewe Uwiteka Imana numvise gusenga kwawe, kandi nyuma yo kumva gusenga kwawe ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo nje gukora. Nyuma y'uko usenze ntega amatwi, Imana iramubwira ngo nitoranyirije aha hantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo.
mwene data, Imana yumva gusenga, kandi nanone ikumva gusenga gufite ikintu gushingiyeho. Imana yacu nishimwe cyane. Ntabwo gusenga by'icyuka gusa bidafite ikintu bihagazeho bijya bikanga Imana ngo biyihindure, ariko ukeneye kugira icyo uhagararaho mu gusenga kwawe. Bibiliya ari ikintu yagaragaje, yavuze ngo nemeye gusenga kwawe kandi nzajya numva gusenga k'umuntu wese uzajya uhagarara hano hantu agasenga. Salomo yari agize iminsi yujuje inzu yubakiye Uwiteka, ariko asenga Imana ashaka kuyihamagara mu Imana ngo yibemo yituremo. Hanyuma nyuko Imana ihatuye, uzajya agira icyo ayisaba wese, uzajya uhasengera wese, uzajya uhahamagarira Imana wese, ngo Imana izajya imwumva. Ariko Bibiliya yatubwiye iki? Hari ikintu Bibiliya igaragaje, iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe Imana ijya ikinga ijuru, ariko iyo usenze ukayegera irakumva. Niba ijuru rikinze, witinya senga, biracyashoboka ko Imana yarikingura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Wa muvandimwe we, mwene data muri Kristo, aho uherereye ku mugabane wose w'isi, aho uherereye mu cyerekezo icyo ari cyo cyose, waba uri mu burengerazuba, waba uri mu burasirazuba, waba uri mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, waba uri mu cyerekezo icyo ari cyo cyose, ndagira ngo ngutangarize ngo witinya senga, biracyashoboka. Ijambo riratubwiye ngo nindamuka nkinze ijuru, imvura ntigwe. Birashoboka, imvura irimo uburyo bwinshi. Birashoboka ko nawe ijuru ryawe ryakinzwe, imvura ikaba itakigwa. Hari imvura y'umugisha ishobora kuba itakigwa, ibyo ugerageje gukora byose nta mugisha ukibibonamo. Aho uhinze udasarura, aho ukoze utunguka, ibyo ushoye bihomba, ndetse wagerageza no gushakisha mu buryo bumwe n'ubundi ntugire icyo uronka. Ariko ndaguha itangazo rivuga ngo witinya senga. Nubwo bimeze gutyo, biracyashoboka, haracyari ibyiringiro ko Imana ishoboye gukora ibikomeye. Bibiliya niko itubwiye, iratubwiye ngo cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu. Birashoboka ko hari ibyawe byariwe n'inzige, kandi wagerageza uko ushoboye kose bikanga, inzige zigakomeza zikabirya. Ndaguha itangazo muri uyu munsi kugira ngo ntucike intege, komeza usenge. Haleluya, biracyashoboka, kuko nusenga Imana iraza gukora ibikomeye. Nusenga Imana iraza kwiyerekana. Nusenga Imana iraza guhindura ibihe. Nusenga Imana iraza gutegeka bya bindi wabonaga ko byananiranye, byemere mu izina rya Yesu. Hari ikindi jambo ry'Imana ryatubwiye ngo nintegeka inzige ngo zone igihugu. Birashoboka ko hari ibyawe byonwe, cyangwa ngo ninohereza mugiga mu bantu banjye. Ndagira ngo gutangariza irindi tangazo, mwene data, ibyago byose uhura nabyo ntago biva kuri Satani. Ibyago byose uhura nabyo ntibiva ku barozi nk'uko ubyibwira. Ingorane zose uhura nazo ntago ziva ku badayimoni nk'uko uzibwira. Ibibazo byose ugenda uhura nabyo ntago bituruka ku banzi, hari n'ibiva ku Mana, kuko ijambo riravuze ngo njye Uwiteka ninohereza mugiga mu bantu banjye. Ntago indwara zose urwaye ari uko zavuye ku badayimoni cyangwa ku barozi. Ntago ibibazo byose ufite ari uko byavuye ku banzi. Ndagira ngo gutangarize ngo hari n'ibyavuye ku Mana. Ijambo ry'Imana rirabitubwiye ngo ninohereza, ngo ninkinga ijuru imvura ntigwe, cyangwa se nkohereza inzige zikona igihugu, cyangwa se nkohereza mugiga mu bantu banjye. Mana yacu nishimwe cyane. Sinzi icyo woherejweho wowe, sinzi ikikuzengereje. Hari igihe yaba ari mugiga y'ibitero, hari igihe yaba ari indwara y'igicuri, hari igihe yaba ari indwara y'abadayimoni, hari igihe yaba ari indwara woherejweho n'Imana kuko ushaka kugaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe. Nongere nkubwire ngo witinya senga, biracyashoboka mu Mana yacu. Ijambo ryatubwiye ku murongo wa 4 ngo maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye. Abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, haleluya, ngo bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira ibicumuro byabo mbakirize n'igihugu. Haleluya, Mana yacu nishimwe cyane. Imana data wa twese irashaka yuko uyishaka, irashaka yuko uyisenga, iragutegereje. Nta handi muri buze guhurira ni mu gusenga, iragutegereje. Ese ijuru ryarakinzwe? Senga, biracyashoboka. Ese hari inzige zakoneye ibyawe? Senga,
ibyo wagerageje gukora byose byaranze, senga biracyashoboka. Nongere nkubwire niringire mwene data, ese hari mugiga watewe zaguteye? Ese hari ibitero ufite? Ese hari indwara ziri kurwanira mu mubiri wawe zakugoye? Ubwoko bwazo ntago mbwitayeho. Itangazo nshaka kuguha ni rimwe, ni rivuga ngo witinya, senga biracyashoboka. Kuko ni Uwiteka Imana ubyivugiye. Aravuze ngo njye Uwiteka Imana nindamuka ibyo bibabayeho, ariko mwebwe mwitirirwa izina ryanjye, mugapfukama mugasenga, nzumva ndi mu ijuru, mbere ya byose mbababarira ibicumuro byanyu. Nimara kubabarira ibicumuro byanyu, nyuma yo kubabarira ibicumuro byanyu, nzabakiriza igihugu kibe kizima. Igihugu cyawe ufite ni ikihe? Ni urugo rwawe. Igihugu cyawe ufite ni ikihe? Ni ako kazi. Igihugu cyawe ufite ni ikihe? Ni uwo mubiri wawe Imana ishaka gukoraho ngo igukize. Igihugu cyawe ufite ni ikihe? Ni iyo mirimo y'amaboko yawe ukora. Ntabwo ufite igihugu cyose mu kiganza cyawe, ariko hari aho Imana yaguhaye, Imana ishaka kubyaza umusaruro. Hari icyerekezo Imana yaguhaye, hari igihugu Imana yagutujemo, hari ubutaka utuyeho, hari akarere urimo, hari umurenge utuyemo, ndetse hari umugabane uriho, hari aho ukorera, hari umujyi ubarizwamo. Icyo nicyo gihugu cyawe Imana ishaka kuguheramo umugisha. Nshuti yanjye unteze amatwi urimo kunyumva, ndagutangariza ngo witinya, senga biracyashoboka, kandi Imana iracyafite ubushobozi. Hari ibyapfuye Imana ishoboye kubizura, hari ibyahambwe Imana yabihambura, hari indwara zagusabitse mu mubiri Imana yazisohoramo, hari ibyo ugerageza gukora bikanga Imana yagira ikirema ikagaragaza ubumana bwayo, nawe ukazahagarara ukavuga icyubahiro cyayo ugashima. Uyu ni Salomo wari urimo gusubizwa, niko Bibiliya yatubwiye. Ariko uyu munsi Salomo ntagihari, nawe urahari. Ni wowe Salomo w'uyu munsi, ni wowe Salomo wa mukobwa we, ni wowe Salomo wa mubyeyi we, ni wowe Salomo wa mupapa we, ni wowe Salomo wa mwana we, ni wowe Salomo wa musaza n'umukecuru, ni wowe Salomo, kandi ni wowe Imana ishaka gukorera ibikomeye. Wizere umwami wawe, wizere Kristo, araza gukora ibitangaza. Nongere nkubwire ngo uko biri kose, sinitaye ku myaka bimaze, sinitaye ku gihe bimazemo, sinitaye ku mibabaro wahuye nabyo birimo. Itangazo nshaka kuguha ni rimwe, witinya, senga biracyashoboka, kandi Imana iraje ikore. Nongere nkubwire ngo amasengesho Imana isubiza cyane cyane yitaho ni amasengesho agarura Imana mu bantu. Hari icyo yabwiye Salomo, yamubwiye ngo nibicisha bugufi bakava mu ngeso zabo mbi, barangije bagasenga. Amasengesho agarura Imana mu muntu, Imana iyumva vuba. Iryo ni irembo nkurangiye, ryinjiriremo. Imana iraza gukora ibikomeye, Imana iraza kwiyerekana. Wisenga avuga ngo kora ibi n'ibi gusa, utabwiye Imana ngo ndagukeneye mu buzima bwanjye. Banzunzemo, ugira ibyo usenya, ugira ibyo wimura, ugira ibyo urimbura. Ntabwo Imana yaza guturana muri wowe n'izo ndwara, ntabwo Imana yaza guturana muri wowe n'ibyo bibazo ufite, ntabwo Imana yaza kuguturamo ufite amaganya, ntabwo Imana yaza kuguturamo ufite ibyo bitero, ufite ubwo buribwe, ntabwo Imana yaza kuguturamo ufite imibereho ikomeye ikakaye ituma wiganyira wiheba. Ahubwo izabanza isenye ibyo bihome n'iyo misozi byari biri mu buzima bwawe, iguturemo uguwe neza, ufite amahoro, uririmba ishimwe, unezerewe imirimo y'amaboko yayo ku buzima bwawe. Mwami Imana akugirire neza kandi akwiteho, aguhaze ibyiza. Muhabwe umugisha aho muca hose, kandi muhamagare Imana ibe muri mwe, kuko Imana niba muri wowe izasubiza n'ibyo bibazo byose ufite. Data wa twese akugirire neza. Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe uvuganye natwe. Riherekeza uyu munsi ukora ibikomeye, kandi unezeze imitima y'aba bantu bumvise ijambo ryawe. Ugira icyo uremye kandi ugira icyo ukoze, wiyerekane muri byose ko ni wowe gisubizo kizima kibasha gukora n'ibiruta cyane byo dusaba. Turakwizeye, tugufitiye icyizere, ganza tegeka. Tubisabye Imana Data twizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwami Imana abagirire neza, abishimire, abahaze ibyiza, umugisha wube kuri mwe, kandi murusheho guhamagara Imana kuba mu buzima bwanyu, kugira ngo ikemure byose ibyo mutekereza n'ibyo mudatekereza. Ibigaragara nk'ibikomeye biroroshye, nutumira Imana kuza kuba mu buzima bwawe ukayakira, izasenya imisozi n'ibihome, ikugirire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen, amen.